neza. Nisi adoro amakuru. Neza. Barumeze ute? Neza. Nishimye neza neza. None se hari ibintu ukora mbere Claude. nakorekana rero kwirirwa ndagucisha yegera akambwira ngo papa we yazanye undi mugore. Garasi Claude yarabimbwiye gusa aka kanya papa mutari mwamara no kunamira mama wanyu sasa undi mugore cyane rwose. papa we nari ndamushaka nze kumuvugisha nagaze ntabwo ari byo atari bose kubona bose niko byagenze nanjye ubona kumva ndameze neza ko ejo nzamanuka mu ntara ejo nzamanuka nabona zanga amatungo gatariye murareba ibintu byo ndabakorera. Sawa sha mu bintu byo musigaye mwariyaye mwabana kandi nzabicisha ingoro. Ngiye kwahira ngiye mfite abana. uko uzana icyo gitoki tugiteka muragateka amabyi cyangwa se muteka ingurube. Sawa zange mutahiriye ihene. Zange mutahiriye ihene sha. namanutse mu cyaro. uriya mugore ni mubi cyane ndamuzi sanye mukomeze kwihangana wamanutse ku ivuko kwa mukecuru ugiye kwisurira nyogokuru ejo nzamanuka kandi aza gushaka gutwara imbabazi ariko ejo mbere uko manuka abahungu babiri nzamanza gushaka hano ntuye n'abejo bari kumbwira ku bya uriya mugore bamanzi babimbwire numva ibyo ari byo manuke mbizi. uriya mugore bakubwiyeho iki? ntabwo wigeze babibwira bari kunca amafaranga kandi nta n'amafaranga nari mfite ahubwo ngize n'amahirwe uraje. N'inzara yose mfite ni wowe wayiteye. Mbibwiye kubikoze iki? Inkuriza nzayigwa kwa 5. aha ntarenda aza kubishakira Aryarisi bikeneye none ko umwene kujya kubashaka nabo abantu bambwiye ahantu bandangiye ahantu babaye ejo amasaha mu gitondo ujya kubareba mbere uko manuka narangiza nkamanuka maze kubavugisha amaze kumbwira ibyari byo. urabikeneye cyane tujyane mu rugo mbiguhe Nusundi nta kuntu wawagira ukayacira kuri fone. nta kibazo nabyo byashoboka ntaribi wowe genda aho nanjye uze kuyacira ndi ubyuke ndi kugenda ndi kumanuka ndamanza mbarire. Man, si yasubiranye maze icyumweru cyose ndi kujya ibijumba gusa bya bindi wavuze gusa. Cyangwa nawe warabibonye no twandiye amafaranga ukavuga ngo ugiye kubomokira ariko wanararaburije. Ubwo hari ikintu turi kwitiranya. Ikihe man? Ikibara c'abandi. Ikihe? Ngo reba ngo twahinze so wari ukumbwira ngo ati ngo tuzaturahinga ni butaha ugira ubute wariyanga sisi twavuganye ko nze genda kura amasengisa musuka nyine wariyanga se 25 byo bari baduhaye wariyamanga Swambe ndimo amafaranga 500 kugira ngo tuyashake tuyamusubize cyangwa ashaka isuka ongera uze tujye guhinga kira kiba ahubwo ngiye nzashaka amafaranga guhambaye ngaguhe naho gandi gose ugashake ugamuhereza kanze tubyihorera rwose Imana ndi kubona ibintu byarabuye pe nawe kubibona sibyo kundi akazi gahari ntakunda umuntu yakishakira uburyo yajya mu kazi k'ikiboyimwa
akazi k'ikiboyi ndagumesaga nico kibicawe kumesa wenda ngezeho bazajya barangurira isabune impamvu ya mbere reba kugira ngo ushaka gura ntabwo afanga kubahiriza kugira ngo ibyo nshaka ntabwo nabibona kanya gushaka ibyo mbibiri n'ingera mu bundi atambikohereza cya kigore sinacyo mboneyo hanze cya kigore ngeruka kiri kumanuka cyari kiri kwihuta cyane sinzi hano cyari kigiye nakibonye mu gitondo sinzi hano yaragiye kari mu gitondo yari kwihuta cyane cyagiye hera kuva mu gitondo ntabwo ndakibona ariko hari gahunda numvishije danga afite gura isabune uri kumesa kumva ibyo bintu bishoboka ko nose ubundi kuko uraga amafaranga menshi nduge neza ahubwo ngajya mu misururu igiye kuzambitana nduse kepe ni ukuri kandi nuca bite ko wariye nabi no mpamvu wazingame manza wari wambaye sekondo ndi umusore zasengisa wambaye naguzemo amata n'ikaki ndangije shanda bisamura mbyembayeho neza guca muri zasengisa zanjye nibo bayeho neza ariko nari bito ariko ngiye nshaka kujya mu kiboyi guca nge nanjye nutazanzangayo uzangaye utira isabune utire n'ibasi ogira manza wagenda wamesha bapfa kukwemera mbe nami saza wanjye ntabwo yendeye cyane ibintu ko ngomba kumanza nawe nyine mukuru sawa komeza kwihangana kangere mu rugo muri ayo mafaranga nari uhita uyacika kuri fone ndahita nashira nari wirigwe genda namubajwe n'ibintu nari nene n'umuzungu nyine nari bakavuga kandi n'umwamba keneye nimba keneye umwanya nzaza nyine mvanye turagukeneye kukenera turagukeneye none siko ndikora muri muzaza tekura duhereza amafaranga nibi ura n'ibihumbi bibiri weho ibyo bintu byawe uzamanze wamesa uzahita ubona akazi none ngaho urukungu bitira isapo uyihombanye uhombanyije wangurira ibindi none si bimeze bite wa muntu nagarutse hajya aho bakwita gani Dorof si wa muhongora none ni wa wundi kuva dadi kuva umuhogo gutangiye kweguka ukajya guriya turayajya wari ushaka ko tukubwira bya bindi se amafaranga nari nyazanye rero njyewe ntabwo nazanye nazanye mu bitaro uretse n'amara ibihumbi bitanu urayafite ahangaha ngiye nta bitaro nayafite tugageda tuguha amakuru ngiye bareza 25,000 ngo barahinga ikibara rero ngiye wa mukwagera uko nasize niko mbasanze nari cyatse nakimwe cyo baranduye wa sinanyi kavambye ngo bagiye kuma amafaranga wasanga ari uko n'abatubuzi barabahunga shawe kandi ngiye ndundira rifite ngo ndokumanuka mu ntara ariko ndiri imanukire mu ntara ariko ngiye gukatisha imanuka nta kibazo nyine ngebwo nzabasha ikindi gihe uzabashaka uko bashakira ikisima mama makuru mari barabo ngo babona nta makuru bafite bara n'abatubuzi mana abo nari bwo nari tugahuze nyine nari bereka nsubireyo yereka mbakurikira ahubwo nuna bambonera ubabwira ati ninzabafata nzabakata amaguru uri umugome gusa se